ntago ari ibintu bisanzwe ni ikosa rikomeye cyane kuko imyemerere yacu n'amahame yacu ntago yemera umugore uva mu rugo ngo agende akomeze kwitwa umugore nta mugore wo kwahukana biteye n'agahinda gakomeye cyane ubyumve ubundi umuntu washatse akambara impeta ku bushake bwe iyo ayikuyemo ni ukwambara ubusa ni nk'abakuyeho imyenda akayijugunya hariya rwose wamaze guhitamo ihangano ushyira agapira hasi ureka aba bana niba bashaka kwitangira ubuzima bushyashya babutangire bagende nabo barebe ko bazagera hawe. Isoko y'amahoro n'ubuzima igisubizo nyacyo mu buzima burambye n'ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu twatumaze imyaka 8 tutabyara. Twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze. Tuza kugana muganga Matovu aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diabete, asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari baje kundoga urubuyero nkazajya ndaranshikagurika nirukanka umugabo biba ngombwa ko dutandukana ngaruka iwacu mu Rwanda. Nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu ubu yaramfashije ubwo burwayi bwose bwarashize nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. Uko muneba hangaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kwimenya cyangwa bamaze kumenyera abandi umuvuzi gakondo ukora hano inyamirambo haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose nta handi wabisanga uretse kwa muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ndangwini wacu Matovu genda muzi n'umuganga gakondo. Ibota amasimbi baramurata Afurika yose baramurata ngwini wacu baramushima Matovu genda muzi n'umuganga gakondo. Yes, reka nizere ko umeze neza wadukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushimira cyane utarayikora iyo n'umwanya kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ucece mu gace nko bisanzwe ni Kiroso ntimunkokora Nibige niko mbasuhuza abantu tumvura rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero abangiye kuganira n'umukozi w'Imana. Reka mbansuhuza abantu bari mu majyepfo, majyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu. Ndavuga ngo Yesu nashimwe kandi ibyo uri gukora byose uhirwe ubashe guhaha. Uronke kuri screen zanyu muri kuhareba umukozi w'Imana tugiye kuba tuganira. Pastor ikaze kuri Sawa Show. Murakoze cyane Kiroso. Umana na mikoro ubundi tuganire. Kugira ngo ikiganiro cyacu turukize kugenda neza na yangubanze udusengere twakira. Urakoze cyane. Kandi nanabikunze cyane kubera ko ukibasha kwibuka yuko buri kimwe cyose dukora hano ku isi tudashaka kugikora ariko ubwacu. Ngaho reka dusenge. Turagusabye Data twese uri mu ijuru kugira ngo wongere wemere kubana natwe muri uyu mwanya. Mu kiganiro tugiye gukora ubu muri aka kanya turagusabye kugira ngo buri kimwe cyose tuvuga haba jewe haba abanyamakuru badutumiye muri kiganiro buri wese avuga ijambo riguhesha ikuzo ahangaha ku isi. Tugushimiye rero uburyo ukomeza kubana natwe ukaba wemeye kuturinda kugeza kuri munota ndetse n'abatashye suko ari abanyantege nk'imbere yawe ariko kubera ko wabyemeye twongeye kuramuka kare mpamvu tugaye amashimwe. Rero nkuko bizi twagusaba byinshi ariko ibyo ushaka n'ibyo ushima ubona byaduhesheje ijuru mu bwami bwawe dawe abari ibyo duhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Ikaze rero kuri Sawa Show. Tugiye kuganira Pastor no
bwa mbere tugutumiye kandi wakoze kuba twagutumiye ukaza umugisha amina kuba tugiye kuba tuganira n'abakunzi ba Sasasho ndetse n'abanyarwanda muri rusange n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yego. Isengero biragenda? Ni amahoro, umwami Yesu aracyarinze kandi inkingi zose uko ari enye zihagaze bwuma. Amen. Bisa ni byiza cyane. Ndashaka uri buze kubwiriza abantu badukurikiye kuri Sawasawa. Yego. Abakunzi ba Sawasawa yenda bamwe na bamwe baraza gufashwa, abandi nanone bigende biza gake gake tuze kuzura amavuta. Yego. Byizeye nanjye nihereho ubwanjye. Pastor Karame. Tugiye kuganira ubundi icyatumye ngutumira inkuru nyamukuru niko bakunda kuvuga. Tugiye kuganira ku bintu biri hanze aha, ku bintu bigenda bicicikana kuri YouTube, abantu bagenda bashwana, bagenda bahukana, bagenda bakora byinshi bigiye bitandukanye. Impamvu natumiye Pastor nuko ibyo biba muri ADEPR n'ahandi birahaba, yego no mu zindi nsengero birahaba, ariko tugutumira Pastor tuganire kuri izo nkuru zo hanze aha ngaha. Yego. Pastor, wenda nk'iyo usezeranije abantu ukumva ngo batandukanye hashize mu gihe gitoya, ukumva batangiye kuryana, ukumva batangiye gucana inyuma, wowe ufata gute? Ni igihombo gikomeye cyane mu buryo navuga ngo bugeze nko kuri bune. Uburyo bwa mbere, imbere y'Imana, ubundi iyo wemeje kubana n'umuntu musezerana karamata, bivuze ngo umwe yemerewe gutandukana na mugenzi we ari uko yavuye mu mubiri. Uburyo bwa kabiri ni igihombo ku gihugu. Igihombo ku gihugu kubera ko bariya abantu bombi uko ari babiri baba baratakaje umwanya munini cyane bashaka kugira ngo babone ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, bakemera guhuza amaboko kugira ngo amafaranga yinjira mu rugo rwabo cyangwa se azongera kuza mu nyungu z'imibiri yabo azaba ari ayo kwiteza imbere. Kandi umuturage iyo ateye imbere n'igihugu kiba kiri mu iterambere. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'imiryango. Imiryango haba iwabo w'umukobwa, iwabo w'umuhungu, cyangwa se reka mvuge ngo abo basore, iyo bari gutumira abantu muri ubwo bukwe batakaza byinshi, amafaranga menshi. Mu bundi buryo yakabaye afite imishinga itandukanye bashobora kuba yabagezaho. Uburyo bundi rero bwa kane, igihe batandukanye baramaze kugiramo urubyaro, uriya mwana avuka yitwa uwandi. Niba umwana avutse azi ngo ise na nyina ntibabana kubera impamvu zigiye zitandukanye, uriya mwana avukana igikomere. Ashobora kuvuka akajya yibona imbere ya papa we cyangwa imbere ya mama we gusa, icyo gihe agira ibikomere. Ibyo bikomere rero kugira ngo umwana azabikire ni ikintu gikomeye cyane, kuko hari n'igihe bimukurikirana amaze kuba umusore cyangwa inkumi, akumva adakeneye nawe kuzashaka kubera ibyabaye ku babyeyi babo, cyane cyane yumvisemo ko hari umwe wateshutse ku nshingano akaba mubi ku wundi, agakoshora undi cyangwa akamutenguha. Ndetse ari naho nahera mvuga yuko uyu munsi umuntu adakwiye gutekereza guhita ashaka kuko mugenzi we bangana imyaka yashatse, ahubwo bigomba kuza mu gihe gikwiye. Aho turahita dusubira inyuma gato tuvuge se umuntu ashaka utuvuze ngo wenda ntibashakana ku myaka, aho turahita twibaza ati se imyaka nituma bahukana cyangwa batandukana mu gihe kidakwiye cyangwa vuba? Oya. Imyaka abaye ariyo ngiye kubishinza, naba mbeshye kandi naba mbeshye abanyarwanda muri rusange badukurikiye, kubera ko nyuma y'imyaka hari ukuntu umuntu aba yaravutse, yararezwe, ndetse iyo agiye gushaka ntago biba bitunguranye.
nta muntu ubyuka mu gitondo ngo avuge ngo ngiye gushaka ukwezi kumwe ahita ashaka, ndetse niba hari aho biba abo bantu bazamenye ko baba bakoze amakosa ndetse anakomeye cyane. Ubundi reka mvuge ku ruhande rw'umusore, mbere yuko ufata icyemezo cy'uko utangiye umushinga w'umuntu muzabana, abanyarwanda bo hambere mbere yacu ba data na ba sogokuru bo ngo ntago bajyaga barambagiza umuntu bashaka runaka, avuga ati umukobwa ko runaka ndamushaka, ahubwo yaheraga iwabo akavuga ati ariko se buriya papa we ateye ate, yababereye uwuhe mugabo, mama we nuko, nubwo umuntu atabishingiraho ijana ku rindi, kubera ko ushobora gusanga umwana uvuka mu bantu basinda cyane yarivukiye ugasanga ntago afite cya kintu cy'uko we yazakura anywa inzoga akaba atanywa inzoga wenda kandi ababyeyi be barazinywa ariko ugasanga banasinda cyane, ahubwo bakanarwana bikomeye, ariko umwana arivukira. Reka ari bwo buryo wenda bugufi umuntu yabivugamo, umwana arivukira, kandi n'umwana uzaca mu gaco buriya ngo mu kinyarwanda bivuga neza ngo akamasa kazamara inka ubundi kazivukamo. Yego, ushobora no kuba umwana yaravutse mu miryango y'abatambyi, ise, nyina, bakuru be, barumuna be, basaza be, bashiki be ari abantu bo mu nzu y'Imana basenga bagira gutari ku mwana cyane, aribo barara za kanyarira, aribo barara mu byumba by'amasengesho ahantu hatandukanye, ariko umwana akivukira ugasanga afite imico, arakorakora, nimvuga gukorakora wumve kwiba, ugasanga afite ubushurashuzi, niba ari umusore ugasanga buri cyumweru afite inkumi nshyashya, ibiyobyabwenge byaramusaritse, cyangwa se ugasanga niba ari umukobwa ugasanga wa mugani bicara bakingura. Hari akaririmbo mperutse kumva umwe mu baririmbyi hano iwacu bavuga ngo bicara bakingura, nafashe umwanya ngo ndakumviriza neza mpita numva ikintu gasobanuye. N'abakozi b'Imana n'abapasiteri mwumviza ndirimbo mujye mukazumva, izo ndirimbo turazumva, erega aho zica ni ku maradiyo, kandi dutunga amaradiyo, ntago rero iradiyo yabishyizemo indirimbo ngo uhita ufata icyemezo cyo kuyizimya ngo nuko buri ibintu byose biba kuri iyi si bibaho kugira ngo bitwigishe. Nk'uko iyo ugize inshuti cyangwa uhuye n'umuntu akifuza kumenya izina ryawe nawe ukamubwira iryawe, Imana hari umugambi bifite twe tutazi, uwo muntu afite kugutabara ejo cyangwa nawe ukamutabara ejo. Rero n'izo ndirimbo zose iyo turiho tuzumva ntago bivuze ngo dufite ikibazo cy'amatwi, ntago dufite ubumuga bw'amatwi. Yego, rero imyaka wayigenderaho yaba arenganye, kubera ko tuzi ba mama bagiye bashaka bafite imyaka 18 n'itandatu, nubwo wenda amategeko atabyemera kuri 16, ariko barubatse zirakomera, basazira mu ngo zabo n'abasaza babo, barabyara namwe mukaba mufite mwaravuyemo abantu bakomeye. Yego, yego, kuko umunsi ku munsi buriya umuntu ashobora kuvuga ngo ndoroheje ndaciriritse kubera impamvu y'ikintu runaka yagiye wenda kikamugusha, ariko umuntu wese iyo ahagaze agitambuka bikemera aba ari umuntu ukomeye cyane. Yego, hari ikintu ushaka kubaza, ndashaka kubaza ese iyo mugiye gusezeranya nk'umuntu, yaba ari umusore yaba ari umukobwa, iyo mugiye kubasezeranya mubanza kubigisha uko bazabana mu ngo, mubanza kubagira inama, mugendera ku ki? Hagenderwa ku bintu bitandukanye. Icya mbere, kugira ngo umupasitori yemereye gushyingira cyangwa se guhuza babiri bashimanye bagakundana, icya mbere hari ukureba amahame y'itorero icyo asaba. Itorero niba ryemera yuko ushyingirwa cyangwa se urongora bagomba kuba ari abantu babiri bafite ibitsina bitandukanye, icyo ni kimwe.
kuko ntago abasore kugeza kuri uyu munota u Rwanda rwacu ntago ruratokorwa bigezaho twakira umusore n'umusore, inkumi n'inkumi. Nubwo muri ibyo bihugu by'amahanga tubyumva, ariko twe tugira amahirwe ntago birahagera. Ariko Bibiliya ivuga yuko ushyingira umusore n'umukobwa, cyangwa se bose tubita abasore ariko umuhungu n'umukobwa badahuje ibitsina nk'uko bagejeje ku myaka y'ubukure amategeko y'igihugu tubarizwamo yemera. Icya kabiri, hari ukuba uwo muntu usaba gushyingiranwa atarigeze urundi rugo mu buryo bwemewe n'amategeko, hatarabaho gutandukana byemejwe n'amategeko ya leta. Icya gatatu, hari uko abo bombi ubwabo barashimanye, buri umwe wese ari kuza ku giti cye avuga ati njyewe nashimye uwo mwari runaka, njyewe nashimye uyu musore runaka, hatarimo kuvuga ngo ni imiryango yagiye ikabikora. Harimo n'utundi twinshi rero umuntu agenda areba atatindaho cyane, harimo nko kuba imiryango yarahuye bakabaza ubukwe, bagasaba amarembo, byose kugeza igihe batanze n'inkwano, kubera ko ibyanditswe bitwereka yuko umuco nk'uko twumva w'Abayahudi, Abayisiraheli, ukumva iki, natwe mu Rwanda twemera yuko umuhungu ushaka gushaka umugore runaka agomba kuba yaratanze ibyangombwa imiryango isaba, ari byo bihe harimo inkwano. Kandi rero iyo umuntu ageze gutanga inkwano n'undi akayakira, nuko imiryango iba yarashimanye. Yego. Pastor, reka twinjire mu kiganiro neza. Ikiganiro kirimo bimwe mu byo nagutumiriye. Hari abantu umwashingiye, harimo Vitali ndetse na Diane, buri mu mwabashingiye. Mpamvu yatumye nguhamagara rero, inkuru ziri kugenda zicicikana kuri social media, ku mbuga zigiye zitandukanye, ku YouTube, nuko bivuga ngo batandukana nta bamaranye amezi 6. Ibyo wowe ari cyo wabubiziho? Ni ukubyumva kuko abo bombi koko basezeranye cyangwa se bakiriye amasezerano yo kubana mu itorero ryacu, ariko ntibigeze bagaruka ngo batubwire yuko bo ubwabo batandukanye cyangwa se batanye. Cyane koko nk'uko wari ubivuze, wari ubikomojeho, ntago bamaze igihe kinini, kuko ubukwe bwabo bumaze hafi amezi 7 cyangwa 6 niba nibuka neza. Njyewe ku bwanjye utarampamagara numvaga nsa nkaho ntarimo kwibuka neza abo ngabo ngo ni bande, ariko tumaze kuganira mpita nibuka neza yuko koko basezeraniye ku mudugudu wacu. Naho basengera. Yego, ndetse yewe n'ababyeyi babo basengera iwacu. Igitangaje ni ukuba abantu niba ari ukuri nyako, kubera ko ntibaragana itorero ngo tubyemeze mu rwego rw'itorero, natwe babitwibwirire. Ariko bibaye byarabayeho umwe agafata icyemezo cyo kuva mu rugo cyangwa akirukana mugenzi we, byaba ari agahomamunwa. Ari byo duhora twigisha abaje batugana, yuko nk'uko Yesu umunsi umwe azaza gutwara itorero rye, ni nako umusore aviwe akagenda akajya gushaka mu muryango, agafata uriya mukobwa cyangwa se uriya mwari akamutwara kugira ngo amugire umugore. Biba ari iby'agaciro. Nza kuboneraho no kubyita igihombo gikomeye cyane niba byarabayeho uwo mwana w'umukobwa Diane akaba yaravuye mu rugo akagenda, wasanga wenda yarashatse kuba afashe igihe cyo kwitekerezaho, ntago mbizi, ariko
aho nka biramutankubaza ikibazo ntese nimba koko yaravuye mu rugo akagenda ntiyigeze abibabwira nk'abayobozi b'itorero cyangwa nk'abayobozi babo cyangwa nk'abakingiye yego byaba ari ikosa cyangwa byaba ari ibintu nyine biri aho bisanzwe? ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ikosa rikomeye cyane kuko imyemerere yacu n'amahame yacu ntabwo yemera umugore uva mu rugo ngo agende akomeze kwitwa umugore, nta mugore wo kwahukana, kuko mbere y'uko afata icyemezo cyo kuvuga ngo arahukanye yakabaye yongera guhamagara Imana akayibwira ati data wa twese uri mu ijuru, ndabizi kunyumva, ngeze mu bihe bikomeye kandi biruhije, mfasha unyereke icyo gukora, ndetse akabikora ari kumwe n'umugore we, bagashaka igisubizo. Cyaramuka kitabonetse bakazabona kwegera haba ababaherekeje cyangwa ababagaragiye mu munsi nyirizina w'ubukwe. Pare na marene baba bafite akazi gakomeye cyane, niyo mpamvu tugomba gusaba abantu rwose badukurikiranye iki kiganiro, igihe cyose turiho dusaba pare na marene bagombye kuba ari abizera badatandukanya ingendo yabo n'amahame yabo n'ibyo batekereza n'uko bitwara binyuranye n'itorero. Rero nagira ngo rwose nkubwire yuko niba umwana koko yaramaze gusubira iwabo cyangwa ahandi hantu ntazi, ibyo byitwa kwahukana, kandi kwahukana ntabwo byemewe mu itorero ryacu rya ADPR. Iyo nkuru muyimenye hashize igihe kingana gite? Njye ntabwo ari kera, ntangiye kuyumva aho umutamukanyi wanjye yaje arambwira ati ariko twumvise bavuga yuko Diane na Vitali wa mwana wo kwa abadiyakoni bacu ubukwe bwabo busa nk'ubutarigeze bugira agaciro, bituma ngerageza gushaka amakuru menye ese byaba ari ibiki. Tuza gusanga rero bishobora kuba byarabayeho kuva kera mu itangiriro, ariko bene ubwite bagasa nkaho bifashe nk'impumyi, cyane ko ngo buriya ngo urukundo rushyashya ruhindura abantu impumyi, nuko bafite byinshi birengagiza. Ari naho nza guhera ntanga inama n'umpakanya yuko kurambagiza igihe kinini n'ikigufi ntabwo ari byo byubaka urugo, ahubwo kubaka urugo ni umutima, kwiga kwihangana, cyane ko ugiye guhura n'umuntu mutakuranye, n'abavandimwe ubwabo bagira ibintu batumvikanaho kimwe, ugasanga gisaza na gishishi cyangwa abavandimwe bakurikirana n'abahungu cyangwa abakobwa hari ibintu batumva kimwe. Ntago biba bisobanuye rero ngo ibintu byacitse, ahubwo biba bisobanuye ngo abantu barageze kugera babona igisubizo nyacyo. Ubundi nuramuka utumvisha ibintu kimwe na mugenzi wawe, ni inzira nziza yo gushakamo igisubizo gikwiye. Ikibi ni uko mutakumvikana muri ibyo bintu, murwana, muryana, kuko abantu bagiye bumva ibintu kimwe, ntago nanone numva ko hari iterambere ryapfa kuza gutya cyenyenge. Ahubwo abantu bagomba kuba badahuje ibitekerezo ku ngingo imwe runaka bakayiganiraho, ahubwo ikiza kuvamo kikaza kuba aricyo noneho gitanga igisubizo gikwiye, kubera ko ari umugabo ari umugore, reka tuvuge nk'abantu bashakanye cyangwa se tuvuge abantu bahuje imari. Abantu bahuje imari, buriya nushyira imigabane muri kampani ukaba mugenzi wawe cyangwa se bagenzi bawe mutumva ibintu kimwe, ntibizigere bigutera ikibazo, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kugira ngo mutangire mushake igisubizo mushingiye ku mpungenge ufite n'izo n'abariya bafite. Rero n'urugo byakabaye byenda kumera nkabyo, kubera ko iyo umuntu yubatse urugo, ku rundi ruhande ni nk'uko wavuga ko ari ikigo gikomeye cyane mufunguye, kuko kigeraho kikanunguka, cyunguka abana, kikunguka amafaranga n'ibindi byinshi.
wenda reka nkwibarize nk'ikibazo cy'amatsiko. Hari mu ntandaro y'ibyo bintu hari ikinyamakuru kimwe numviseho umukobwa wivugira we Diane ati hari ibyo tutumvikanyeho, yafashe impeta. Umunyamakuru yamubajije ati se ko impeta ntazo wambaye? Impeta ngo arazifashe arazambura arazisiga, afata imyenda arigendera, atabwiye umugabo ngo aragiye. Ariko nanone nkumva ko andi makuru hirya no hino avuga ngo Brezil nyizaburi nshya ngo ari we wasenyeye Vitali. Pastor, hari ikintu biziho? Yawe birababaje binateye n'agahinda. Kandi ngo barasengana bose basengera iwanyu, basengera hamwe. Biteye n'agahinda gakomeye cyane ubyumve. Ubundi umuntu washatse akambara impeta ku bushake bwe, iyo ayikuyemo ni ukwambara ubusa. Ni nk'abakuyeho imyenda akayijugunya hariya. Kubera ko niba yarasezeranye itorero, imiryango ndetse n'igihugu bitaramwambura ubwo burenganzira bwo kwitwa umugore wa runaka cyangwa umugabo wa runaka, ni ukwambara ubusa. Yakagombye kuba zirekeramo izo mpeta akazambara. Ahubwo igihe yanyuze mu itorero tugasanga biri ngombwa ko batandukana, hazayikuremo. Nabwo kandi amategeko bagiye gusezeranaho mu rwego rw'umurenge, bimwe twita ngo ni komine, nabwo azaba ubonye uburenganzira bwo kuyikuramo ayishyire hirya. Ariko amategeko ntaramubohora kwitwa uwigenga we ku giti cye, ndetse na Vitali nawe ntago araba uwigenga, kuko muri aka kanya haba mu rwego rw'itorero haba mu rwego rw'igihugu nta hantu yemerewe kwitwa ko umwe ari umukobwa undi ari umusore. Ni abagabo n'abagore, baracyari abagabo n'abagore. Rero kuba Brezil yaba yarasenyeye Vitali birashoboka mu ruhande rumwe, kimwe nuko hari igihe yabarengana. Impamvu mvuga ko hari igihe rero yaba ari we cyangwa ari nabyo, icya mbere nuko abo bombi, haba Brezil haba Diane, twaje kumenya yuko bigeze kugirana ubushuti ndetse bunakomeye cyane mbere ngo yuko abana ngo na Diane. Bagiranye ubushuti na Diane. Ku rundi ruhande nta n'igitangaza kirimo, ariko kuba barigeze kugirana ubushuti, kubera ko iyo umuntu ari umusore arambagiza henshi, yagira amahirwe akazashima ingeso n'imico y'umuntu runaka. Iyo atanyuzwe ashobora gushaka ahandi kugeza igihe azabonera umugore umukwiye, ashima ingeso, agashima igihagararo, agashima byinshi. Nanone kuba abantu barigeze kubana, undi akaza kwihutira kuvuga ngo agiye gukora ubukwe, reka ari nako mbivuga, niba koko yarigeze gukunda Brezil akumva amukunze cyane. Ariko Brezil ngo afite umugore, n'iki gihe nawe yarafite umugore, nabwo yarafite umugore. Ubundi ibyo byitwa amahano. Ibyo ni amahano. Ni amahano. Amahano yaba ari ndi yaba ari umukobwa, yaba ari Brezil. Ese ugira ngo hari n'umwe nacira ko ari urutega? Ni bombi. None se Brezil niba yaraje akajya gutereta cyangwa se kudetinga muri ya mvugo y'iyi minsi, akajya kudetinga umukobwa w'abandi azi ko ari inkumi kandi yubatse, uriya nawe akaza guhita abyemera, ubwo urumva wowe wabyita ngo iki? Ubwo bose ni mu gatebo kamwe. Yego, noneho niba Diane yarabizi, cyaba ari ikindi kiyongereyeho. Gusa Brezil rero njye nta nubwo tunaziranye, usibye kuba mwumva nyine nk'inkuru ze tuzikurikira ku biganiro ajya atanga. Ariko asengera iwawe, asengera iwanyu muri ADPR. Yego,
ariko uburyo mufata turi mu itorero butandukanye n'uburyo mufata ari mu kazi ke ka buri munsi. Kuko mu itorero twese tuba twahuriye nk'abizera, bakizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bivuze ngo iyo tugeze mu rusengero, ibiri inyuma twasize ku marembo y'urusengero ntago biba bikitureba. Iyo turi mu rusengero tugomba gukora iby'ibanze, ahubwo bibaye ngombwa ko biva mu rugo bikaza mu rusengero. Niba ari ubujyanama tukabukora, niba ari ukunganira tukabikora, niba ari uguca ibicika tukabikora bikava mu nzira. Rero niba nyumva, si ko ntekereza ko byanze bikunze uzanyumva, Brezil rwose wamaze guhitamo ihangano, ushyira agapira hasi, ureka aba bana niba bashaka kwitangira ubuzima bushyashya babutangire, bagende nabo barebe ko bazagera hawe. Wenda we wasanga unafite n'urubyaro ruhagije, Imana yaraguhaye imbuto. Abandi baravuga ngo itango yiteze urushinge rwo kutabyara, abandi bakagenda bavuga ngo ntabyara, nyine bavuga ibintu bigiye bitandukanye. Wenda wowe ibyo ngibyo nta nakwinjira ntuzi. Akaba noneho iyo rumvaga se kwa Diane ari hazabona urubyaro. Yiteze urushinge rwo kutabyara ni amahano. Ariko nanjye ntabwo byahagazeho makuru. Ikindi wenda navuga kuri nk'abo bantu, umushumba, ziriya ni intama zawe. Iki wababwira? Reka tujye kuri Diane na Fitari. Inama wabaha ni izihe? Inama ya mbere nabagira ni ugusubira imbere y'Imana, bagatura hasi umutima wabo, bakawukanda ahashoboka n'ahadashoboka, bakongera bakabaza Imana niba umugabo ukwiye Diane ari Vitari nawe abigenza atyo, ayibaze niba umugore umukwiye ari Diane. Twebwe imbere yacu twamaze kubona yuko aribo bakwiranye, kubera ko nibo bashimanye. Kuki batashatse ahandi? Nuko aribo bakwiranye. Inama ya kabiri, urugendo batangiye, ubwo hajemo amagambo menshi nanjye nagiye nyumva mu minsi y'ejo n'ejo bundi. Ubabajije icyo bapfa nta kibaho, wavuga ko ari iki? Njyewe ntacyo nigeze numva. Iyo haza kugira umwe muri bo avuga ati ni iki ngiki, nibura twari kugishingiraho, umuntu akagera n'ahera. Hagize umwe utera intambwe akavuga ati pastor, reka nze nkawe mwadusezeranije, reka nze mugire inama cyangwa mudufashe, wowe ni iki wahita ukora kugira bongere basubirane? Cyangwa abagira inama bakavuga ati hambwa nimba hari ufite ikosa rikomeye gutya na gutya, mu mwacukwe ndacukwe, mwabafasha kugutandukana cyangwa mwabunga bagasubirana? Ahubwo si Imana yababashishije koko, hakagira utera intambwe akaza, hagize uza n'undi uko biri kose twamutumaho yakitabira ubutumire, tukarebera hamwe ikibazo cyavutsemo. Cyane ko mu Kinyarwanda nta zibana zidakomanya amahembe. Ibyo nta gitangaza kirimo kuba abantu baba badafite imyumvire imwe, ariko twaba tugize umugisha ugeretse ku wundi mugisha kuba twagera aho duhera. Ni n'ikibazo gikunda kuba sinabo gusa, n'izindi ngo nyinshi wasanga n'izaca ari uko zimeze. Ntago bikunzeho yuko abantu babiri bafite ikintu bapfuye bari mu buryamipfiyo, iyo bazamutse bakajya imbere y'abantu rusange bahita bakomoza ku kibazo nyacyo. Wasanga umwe muri mwe afite ikibazo kuko birashoboka, ariko twaba tubonye aho duhera dutanga inama. Ahubwo niba banyumva, niba bakurikirana iki kiganiro, bazatera intambwe, baze bagana itorero. Yego, yewe niba ngombwa na pare na marene baze, kuko mbere yuko bahitamo mu bandi bari bafite icyo bashingiraho. Bafite icyizere. Yego. Cyuko bagomba kubafasha inama mu kubana kwabo cyangwa mu rugo rwabo. Yego. Ikindi nanone buriya nubwo hari igihe imiryango ishingira ku nyungu zabo bwite,
ariko nawe yakabaye ireba. Ndabizi neza ko papa we na mama we wa Diane ndetse na Perezida ubwe n'abantu bemera Imana, ndetse ukuyeho iyi ngingo twinjiyemo ubundi n'abizera b'itorero bizerwa n'itorero, ndetse twavuga yuko banizerwa n'Imana, kubera yuko niba bemeje kubihamiriza imbere y'abantu nuko mu mutima wabo haba haranoze ku buryo ijambo ry'Imana ribasesera rikabacengera, bakaryumva bakariha n'agaciro, cyane ko bagombaga kuba banasezerana n'ahandi. Ariko kuba barabikoreye iwacu nuko arabizera bakwiye. Pastor, tugana ku musozo w'ikiganiro, inama nashaka kugira abantu inama, ndetse uriya muryango ugira inama, ndetse no ku bantu badukurikiye bameze gutyo. Murakoze cyane, warumbwiye ko turimo tunagana ku musozo, unanyemerera impite nagushimira cyane. Mbashimire kuba mwaratekereje yuko twagira uruhare mu mibereho myiza y'abifuza gushinga ingo ndetse n'abazirambanye, cyane ko abazirambanye nabo suka barabere, natwe twese aho kwihanganirana. Rero njya n'inama nk'uko wari ubisabye. Inama ya mbere, reka mpere ku bamaze kuzamura ibiganza bakemeza ko njyewe runaka wa runaka nemeye kukubera umugabo cyangwa umugore, aba hari byinshi yiyambuye yirengagije, ahubwo abatangiye ishuri rikomeye cyane. Ishuri rya mbere rikomeye ribaho ku bijyanye n'ingo ni ukwiga mugenzi wawe, ukiga mugenzi wawe ukamusobanukirwa. Naho ibyo kuvuga ngo wenda nitwe ba nyambere tuzatanga inama tugira abantu muri rusange, inama ya mbere nibabanze bigana ubwabo, kandi bareke umuco wo kumva ko ngo runaka tugiye kubana ngo hari utudefa afite, ngo ariko bura ngo nitubana ngo nzagenda ntumukuraho. Wewe wigeze ubona umuntu ucirira imbwa ikuze? Nta muntu ucirira imbwa ikuze, kubera ko zikunda bene zo, zikunda abaziyobora. Abazireze uzanira ikigufa cyangwa umutsi wasagutse ku nyama, kuko buriya abantu baranikunda, nta wayijugunyira inyama nyayo yakwiye kuba arya. Ariko nta muntu ucirira imbwa ikuze. Uriya muntu niba hari imico ubona yamwomyeho, ahubwo tekereza nzabasha kubana nayo. Nubona bishoboka uzatangira inzira yo kwiyakira no kwakira ibyo bintu. Erega buriya abantu ukuntu barambagizanya, hari igihe ubona umuntu ukamukunda pe, ariko ugasanga wenda uburyo asabana n'abantu biguteye impungenge z'uko ejo wasanga azasabana na Kiroso, agasabana nande, bikarangira bamwiyegereje cyane, akabigiramo impungenge. Kandi gusabana kwe wenda ni ibintu biri muri kamere ye, nta kindi kintu cyo kiriho inyuma. Icyo kintu niba ukibona, hita wiga kubana nacyo. Reka noneho nse nkaho mbivuraho icyarimwe. Reka tubanze turebe, ese umuntu ugiye gukunda urabona ubusanzwe ubundi agukwiye? Icyo kibazo ugomba kukibaza inshuro ebyiri. Uburyo bumwe nubwo umurebamo, umuzi cyangwa umwumva. Uburyo bwa kabiri ni imbere y'Imana. Imana buri ugomba kwicara ukajya mu masengesho ukayibaza uti Mana, ko hari hageze ngo nanjye mbone nashaka urugo, nagira urugo, uyu mugeni umpitiyemo niwe unkwiye, niwe wanjye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ese uyu mugeni ngiye gutwara azaba ari mu gushaka kwanjye cyangwa no gushaka kw'imiryango? Hari igihe umuntu yikanga ku myaka ye cyangwa mu rungano, akareba akavuga ati igihe cyari kigeze kugira ngo nanjye ndongore cyangwa ndongorwe. Iryo ni ikosa rikomeye cyane.
arwana niyo myaka yo kugira ngo yo kumusiga ngo baraza kuvuga niba bavuga se ukagenda ugashaka niba bazaza kugushakira urugo niba bazarutunga niba bazaruha amahoro wifuza kuba ufite mu rugo rwawe. Iryo ni irindi kosa abantu bakunda gukora cyane. Rero hari ikindi cyateye wenda cyo nakwirinda kukivugaho cyane, ariko ku ruhande rwanjye ntago mbifata nk'ibintu bikwiye. Guhura n'umuntu ku mbuga nkoranyambaga icyo cyumweru mugahita mupanga yuko mukwiye gusurana, mugasurana mugahita mufata icyemezo cyo kugira imishinga yo kubana. Umuntu mukundanye ukwezi kumwe abiri, nturagera iwabo ntaragera iwanyu, uhise umupropose ubukwe cyangwa arabugupropose, hese ubwo ubuzi kuzaba ugiye kwanda. Mu Kinyarwanda hari ibintu bita ngo nukubaza ubukwe, ukava mu rugo iwanyu ukajya kwa runaka ukanabasura mukanabiganiraho bakareba ko umukobwa wabo cyangwa umuhungu wabo ageze kuba yakubaka. Ikindi nanone ugasanga umuntu agiye gushingira ku kintu cyitwa ubutunzi, runaka afite ibintu, hari igihe umukunda ukunze amafaranga, ariko se ujya utekereza kabiri aramutse atayafite abuze ko amafaranga ari nk'indwara uyu munsi ubu yafite rero ushobora kubyuka warembye. Ikindi cya kangahe, ni gute utangira intambara yo kurwana n'umuntu mutaraba basore n'inkumi mukarinda mugezaho gusabana ubukwe, mukirwana ukumva ko urwo rugo ruzagira amahoro, ukemera kumwihambiraho. Icya gatatu icya gatanu, ukundanye wowe Kirose ukundanye na Annette, mubaye inshuti, aragukunda pe, yarangiza Christian yaturuka ara hirya ku ruhande agahita amubwira ati ariko ngewe burya unanyemere twata twikorera ubukwe bakimanye icyumwe yego. Ugahita usanga agiye kureba Christian kuko afite gahunda yo gukora ubukwe, ariko ntarebye wa wundi yakundaga bya nyabyo. Nubwo bidakunze kubaho ko buri gihe cyose umuntu wakunze cyane ari ushakana nawe, ariko icyo ni ikintu uba ukwiye kwigaho ugasubiramo. Rero ikirenze kuri ibyo byose, impamvu zo ni nyinshi cyane. Ikirenze kuri ibyo byose, gufata umwanya wawe ndetse n'uwo mwifuza gushingana urugo, mwicare mu rusengero, mushyire amavi hasi, musaba Imana guha umugisha imvugo yanyu, ingero yanyu, ibyo mwifuza kuzageraho byose. Musengere umuryango, musengere urubyaro, muzasengere n'imiryango yanyu kugira ngo nyuma yo kubashyingira itazajya kure. Kandi Imana uwo yahesheje umugisha ikamuha urushako nyarwo, ntasenya, ntiyahukana, ntiyifuza kuba atarashatse n'ibindi byinshi cyane. Akaba ariyo nama rero numva nagira abantu bitegura kurushinga, ari naho nahera nanone mbwira bamaze kurushinga ibintu bihaye by'imbuga nkoranyambaga. Usanga umugabo wa runaka akubwira ati ngenda gukunda, ariko buriya sinzi impamvu washatse kiriya kiginga cy'ikigabo cyangwa umugore, ngenda no gukunda njyewe ujye nyihera n'udufoto uri mu buriri nirebere n'ukuntu usa, buriya numva mpora nkwifuza. It's a big mistake people they are doing. Ni ikosa rikomeye cyane abantu bakora. Impamvu mbigarutseho nuko nabyumviseho. Mu nkuru ya Diane na Vitali, niba ari ukuri simbizi hagati yabo na Prezil, niba ari ukuri simbizi, umwe abwira undi ati uko ubwambure bwawe nyoherereza agafoto. Ikintu gikomeye cyane. Numvise ngo sinzi ngo ibintu hajyaga mugurira byinshi cyane. Diane niba yari yafashe icyemezo cyo kugenda hari yagomba guheba byose, yabanyeho na Prezil, cyane ko numvise imvuga ya Vitali ikorogoshora cyane, ivuga ko azi neza uriya mwana w'umukobwa kurusha Vitali witwa ngo agiye kumushaka. Nubwo ibyo ngibyo byose umuntu iyo agiye gushaka abyima amatwi kugira ngo bitamusenyera ataranagira urugo. Reka bari cyo wenda nsorezaho nanagushimira cyane kuba mwaratekereje yuko kuri uyu munsi twaganira n'Abanyarwanda. Mbasaba kandi n'abakangurira gukanda
kuri ka kazogera nanjye namaze kugakandaho kugira ngo inkuru zanyu zitazajya zincika. Warakoze cyane. Hari n'akandi kantu ka fresh kameze ukuntu njyamo nakanditseho share ndetse tugakora na subscribe kugira ngo biganiro byanyu bitazaba bitambuka ku bantu kuko mugira inkuru zisatiriye ukuri cyane kandi zinafite n'inyigisho ziha yaba umunyarwanda n'undi wese ushobora kuba yumva cyangwa agakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Murakoze cyane namwe Yesu abaho umugisha. N'ubutane tugutumira uzagaruke kandi ni byiza cyane hano ni mu rugo uzajya uhora uganirize n'abanyarwanda cyangwa abantu inama zawe ziba zikenewe. Murakoze cyane. Sawa murakoze. Imana ibaho umugisha cyane. Ni kirasa nk'uko bisanzwe turabemera. Ciao ciao.